Mbanje kubasuhuza kandi mbaha ikaze. Dutangiranye n'umugore yaje yinjira mu nzu asanga akana kicaye konyine, araza arakegera atangira kugakinisha, ariko akana uko akomeza kugakinisha kararira, atangira kukabaza ati se papa ari hehe? Umwana niyarekeye kurira yarakomeje, ariko nanone umugore yumva hari ikintu gikomanye isa n'ikimukanze, arahaguruka ajya kureba. Umwana yakomeje kurira, ubona ko ari akana kagize ubwoba. Umugore agasiga aho ngaho agenda yerekeza mu nzu yihuta, ajya kureba ibirimo biraba, amajwi arimo arumva ahantu arimo araturuka. Ubwo yagiye asa n'umuntu ufite ikintu yikanze, arabanza yikoza mu gikoni afata icyuma, yamaye nka data. Yarazamutse ajya kureba kwa kundi ugenda usa n'uri kunyonyomba kugira atagira ukumva, azamuka gahoro gahoro yinjira mu cyumba. Uko yinjira hari uri muri dushe ari kuvugana n'uri mu cyumba ati ndaje my baby, nugira ahantu ujya. Ubwo wa mugore yarinjiye n'icyuma, aratangira aramubaza ati se uri gukorera n'iki n'incuti yanjye magara? Umugabo yabonye umujinya umugore abimubazanyije, atangira kumanika amaboko asaba imbabazi, ariko ntibyagira icyo bitanga. Umugore ajyaho n'icyuma aramutemagura, aramujombagura. Ubwo umwe wari uri muri dushe nawe arasohoka asaba imbabazi ati ndakwinginze ibyo bintu bireke, nta kintu twakoraga. Umugore yarahindukiye afata wa wundi nawe amuteragura ibyuma, nawe aramwica. Mu mvugo ye yakomezaga bose ababaza ati kubera iki ibi mwabinkora koko, gute mwabinkora? Ubwo ntibyatinze umugore bagiye kumuganiriza, umuganiriza akamubwira ati urabizi neza yuko wambwira buri kimwe cyose ukuntu ibintu byagenze, ntugire ikibazo, ndi inshuti yawe. Ubwo yatangiye amubaza ati se ni ibiki byabaye kiriya gihe? Mbwira rwose ntacyo wikanga. Umugore yatangiye gusa n'ucanganyikiwe, atangira kurebaguzwa hirya no hino, arangije atangira kwivugisha ati gute uri kumbwira gutuza? Ibaze njyewe gufatana umugabo wanjye na best friend wanjye baryamanye, nakoze ikintu cyari gikwiriye. Yabisubiyemo inshuro nyinshi ati nakoze ikintu cyari gikwiriye. Umuganiriza atangira kubona yuko yacanganyikiwe, amubwira ati nyamara rero tuza unganirize umbwire buri kimwe cyose uko byagenze. Umugore agakomeza amubaza ati se nyuma y'ibyo byose wumvishe urumva nari gukora iki nsanganye n'umugabo wanjye na best friend wanjye? Ubwo umuganiriza yagerageje kumuturisha, atangira kumubaza ati ese mwari mumaze igihe kingana gute ubana n'umugabo wawe? Umugore yaramusubije ati twari tumaranye umwaka wose urengaho gakeya. Arangishira aramubaza ati ariko se wowe urubatse? Umuganiriza aramusubiza ati ntago ngiye nubatse. Umugore yaramubajije ati none se kubera iki ndi kuganira nawe? Niba utubatse gute ushaka kumbaza ibi bintu? Kuko wowe ntago ushobora kumva uko biba bimeze kugambanirwa n'inshuti yawe magara, ugasanga baryamanye mu buriri bwanyu, ntago we wabyumva niba utubatse. Ubwo yakomeje amubwira ati ibaze ko ibyo byose babikoraga umukobwa wacu ahari, wowe urimo urumva nta kintu bikubwiye? Byaramurenze. Arangije abwira umuganiriza ati njye nkeneye itabi, mpereza itabi ninywere kuko ndimo ndabona ibibazo bindenze. Umuganiriza yararebye neza ajya kumuzanira itabi. Ngo umugore yasigaye aho ngaho agahinda ari kose, yibaza ku byo bari kumubaza ndetse ukabona byamucanganyikishije. Ariko rero ibi bintu biranarenze. Can you imagine umugabo wawe gusanga mu nzu mubanamo ndetse mu buriri muraranamo aryamanye na best friend wawe, umwana wanyu yamusize muri salo? Aha, ibyo reka tubyirengagize twikomereze. Yakomeje avuga ati urazi impamvu baba bashaka kuntwarira umwana, nta kindi kintu baba bagamije. Yacanye itabi atangira kwinywera,
arangije umuganiriza aramubwira ati kugira ngo ibi bintu bihagarare rero ugiye kunganiriza buri kimwe cyose uko byagenze mbashe kugira icyo ngufasha. Umugore yaramubajije ati ese unywa itabi? Umuganiriza aramubwira ati ntago njyewe nywa itabi. Ibyo ntiyabitinzeho. Umugore yakomeje amuganiriza aramubwira uti njye natangiye kunywa itabi kubera Jasmine. Nyamara ibi bintu biranarenze. Umuganiriza yaramubajije ati ese Jasmine ni izina rya wa mushuti wawe? Umugore yaramubwiye, yaratangiye guseka aramwenyura aramubwira ati Jasmine. Ubona ko ari excited kumubwira ibya Jasmine. Yatangiye kumubwira ati Jasmine ni mwiza, ni umuhanga, kandi rwose ibintu bye byose abikora ku murongo, abazi ibyo akora. Ubwo bakomeza batwereka Jasmine ari nako umugore amuganirira amubwira ati ibintu byinshi nanjye natangiye gukora, natangiye kubikora kubera Jasmine. Sa n'uwigana imibereho yiwe, sa n'uwigana uburyo avuga, sa n'uwigana amaposteri akora avuga. Mbese ibintu byose natangiye kubikora mbikora mu buryo bwa Jasmine, mwigana kuri buri kimwe. Atangira kumubwira ati abantu bose ndetse n'inshuti za Jasmine bose ndetse n'abahungu bashakaga Jasmine baramukundaga, mbese yari umukobwa w'igikundiro rwose. Batwereka ibintu byose yagiye amwigisha, utuntu tw'utudanse, uburyo babaga bishimye. Batangira yakomeje atinda ku kintu cy'ukuntu abahungu bose bakundaga Jasmine, abahungu bose bazaga kubavugisha bakundaga kuba bashaka kuba bari kumwe na Jasmine. Ubwo bakomeje batwereka imibereho y'aba bombi, batwereka uburyo bari bishimye bari kumwe. Ubwo yakomeje kumuganiriza imibereho yiwe n'inshuti yiwe, uburyo umunsi ku munsi byagendaga. Batangira kutwereka uburyo haje umuhungu, mu gihe umukobwa agiye kumusuhuza, umusore arahindukira yihoberera Jasmine. Batangira kuganira, kwitanaho, baraseka, batera amablage, naho umukobwa nawe ari aho ku ruhande bimubabajemo, ariko akagerageza kwiyumanganya akabereka ko nta kibazo. Yakomeje atuganirira ati njyewe imbere ya Jasmine nasaga nkaho nagaragara, kuko ibintu byose ndetse n'abantu batuvugishaga benshi byabaga bitewe na Jasmine. Jasmine niwe wagaragaraga, Jasmine niwe witabwagaho, Jasmine. Kugeza aho natangiye kumva ngiriye ishyari no kurakarira Jasmine, nkumva naramurambiwe, atahari wenda ibintu byose bikorerwa Jasmine byakabaye nanjye binkorerwa. Wenda batangira nanjye kumbona, ariko ahari wenda ubuzima bwa Jasmine ndetse n'imibereho n'imiterere yiwe byakabaye bigaragara nanjye muri njye, kugira nanjye banyiteho. Ati nyamara ibyo ntabwo byigeze bibaho. Yasetse ababaye, arakomeza atuganirira nanone inkuru y'uburyo yahuye n'umugabo wiwe umwe yishe. Umubaza yikanzemo, aramubaza ati umugabo wawe? Ati yego. Ubwo rero atangira kumuganiriza, nako kutuganiriza uburyo ibyo bintu byagenze kugira ngo ahure n'umugabo wiwe. Byari iminsi isanzwe nk'uko yahoranaga na Jasmine biyicariye ahantu muri jardin. Umugabo wiwe araza arabajoyininga aho bari bicaye, atangira kumuvugisha. Mu kumuvugisha rero umugore yikanzemo aramubaza ati se ninjye uri kuvugisha cyangwa uri kuvugisha Jasmine? Ati hoya, ninjye ni wowe mvugisha. Jasmine nawe ku ruhande yisekera amucira amasiri ati muvugisha ariko mwiteho. Jasmine ntago yagiraga ishyari, yakomezaga yisekera, akomeza namucira amarenga ati muvugishe umwiteho. Ubwo rero batangiye kuganira, baganira byinshi. Yakomeje atubwira ati
n'ubwa mbere mu buzima hari haje umuntu cyangwa umusore akaza direct akaba ari njye avugisha aho kuvugisha Jasmine. Ibyo byabaye nk'igitangaza mu buzima bwanjye, numvisha ari nk'igisasu gituritse mu buzima bwanjye, numva ibintu byinshi birahindutse. Aturazi rero ikintu cyari gishimishije ni first date yacu. Uburyo byagenze nibyo byari birenze. Disi yari yishimye, akomeza amuganiriza ati nicyo kintu mu buzima bwanjye nigeze kugira cyamaye ibyishimo. Yakomeje agira ati impamvu byanshimishije ni ukuntu ari cyo kintu cya mbere cyari kimbayeho, akaza mu buzima bwanjye nsa naho namurwanira na Jasmine. Aho rero ntibyatinze, ntago nigeze makana kumubera umugore. Yanyambitse impeta ari ibyishimo byinshi, ndetse n'umushuti wiwe yari ahari Jasmine. Rwose urukundo rwaba rushyigikiye. Byari byiza, byaranshimishije rwose, numvise mu buzima bwa mbere na mbere nkunzwe. Umubaza yakomeje amubaza ati se umubano wanyu mu rugo wari umeze ute? Umugore aramusubiza ati byari byiza, byari ibyishimo, byari birenze. Arakomeza aramubaza ati se wigeze ubona sinye n'imwe ikwereka yuko ari guhinduka? Yaramusubije ati reka reka, anaseka cyane ati mu buzima nta kintu na kimwe nigeze mbona kinyereka ko yahindutse. Ibintu byose byari byiza, ari umunezero. Ati twari dufite urugo rwiza rurangwa n'amahoro, ndetse kandi nta na sinye n'imwe kuba yaravuganaga na Jasmine yari ihari, kuko yasaga nawe n'umwirinda. Ndetse na Jasmine naramwizeraga kuko nahamyaga yuko ari we wamaye urufunguzo rwo kugera mu rugo rwanjye. Rero ibyo byose sinabyiyumvishaga. Yakomeje agira ati rwose iyo uza kureba isura y'umugabo wanjye mu gihe Jasmine yabaga muri imbere, wabonaga yuko atamwitayeho, rwose adashaka no kumureba. Ariko ikigaragara yarambeshyaga, bari bose barimo barabimisha umubano wabo. Bakomezaga basa n'ababinginga. Umuganiriza yaramubwiye ati abo bantu babiri uri kuvuga barabanaga, bari married. Umugore aramubwira ati bande? Ugushatse kuvuga bande? Ati ndavuga Jasmine n'uwo wita umugabo wawe, barabanaga, yari umugore n'umugabo. Ati rero reka ngire icyo nkwereka ikiri bugahamirize ibyo ndi kukubwira. Ubwo umuganiriza yafashe ifoto ya Jasmine n'umugabo wiwe bifotozanyije ku munsi w'ubukwe, ayereka umugore. Akireba iyo foto yahise asubiza ubwonko inyuma, atangira kwibuka ibintu byabaye mu gihe nawe yabonaga iyo foto ya Jasmine n'uwo yita umugabo we. Amarira yarize, agahinda yagize, iminsi mibi yagize y'amarira menshi, ndetse n'umubabaro. Yabayeho iminsi myinshi arira kubera iyo foto, nyuma yo kumenya ibya Jasmine n'uwo yita umugabo wiwe. Badusubiza inyuma, batwereka uburyo uwo yita umugabo we yaje mu buzima bwabo aza gutereta Jasmine, ndetse n'uwo yita umugabo we icyo gihe ibyo byose biba nawe yari ahari, ahubwo byamuteye agahinda kenshi uburyo yabonaga bishimye bari kumwe, ndetse nawe ari impande yabo asa naho yakundaga uno musore, ariko uyu musore yikundira Jasmine. Agahinda ubwo rero kakomeje kumwica gutyo, nkeka ko ari nabyo byamuteye uwo mubabaro wose no gukurura filime y'ibintu bitari kuba. Byaje kugera igihe uwo yita umugabo we yambika impeta Jasmine, bimutera akababaro kenshi mu gihe abandi bishimye, ariko we ku ruhande ababaye. Jasmine akamwereka impeta ati si nziza, agaseka irenzaho akabereka ko yishimye ariko nyamara atishimye. Bahita batuzana hafi nanone aho filime yatangiriye, batwereka mu gihe yari agiye mu rugo, ndetse n'aka kanya yicaranye n'umuganiriza. Umuganiriza yatangiye kumubwira ati uriya mwana si uwawe, ndetse ntiyigeze anaguporopoza. Rwose ibyo ni ibintu byari biri mu bitekerezo byawe wishyizemo, kuko uriya mugabo yari uwa Jasmine, ahubwo wakomeje kubyishyiramo igihe kinini, bituma wimagina ko ubuzima Jasmine nyine ari kubamo ari ubwawe. Niyo mpamvu
watekereje biriya byose bikagera naho ubishe. Umugore yarababaye atangira gutuka umuganiriza ati, utangiye kunshinyagurira no kunyumvisha yuko ibyo ndi kukubwira ari imagination, atari ibintu byabaye mu buzima, uriya mugabo atari uwanjye ndetse n'umwana atari uwanjye. Yatangiye gusara, afata umuganiriza atangira kumuniga, amubwira ati no mu buzima bwawe sinkunda umuntu unyivangira mu buzima ngo atangire kunyumvisha ibintu bitabaho. Ubwo baraje bamukuraho baramusohokana, umuganiriza nawe biramucanga, atangira kwibaza ati se ni ibiki noneho ndimo. Ibyo ntibyatinze, uwamuganirizaga yagiye kureba umushinjacyaha atangira kumubwira ati, uriya mugore n'ubu ngubu uracyahagaze ku kintu cyo kuvuga ngo ntabwo yigeze yica umugabo we ndetse na best friend wari nawe wari umugore wo yita umugabo wiwe. Umugore yakomeje amubwira ati, erega njyewe ndabizi nshingiye ku byo twaganiriye n'ibyo yambwiye, ntabwo uriya yigeze amwica ku bushake, ahubwo yari afite ikibazo no kwishyiramo ibintu bidahari kubera urukundo yakundaga uriya mugabo w'inshuti yiwe. Ibyo biterwa n'ubusazi yari afite mu mutwe aramwica, ariko winyumvisha yuko ari muzima, ahubwo afite ikibazo cyo mu mutwe, ntabwo akenewe gufungwa, ahubwo akeneye kwitabwaho akaganirizwa ndetse akanavurwa. Umushinjacyaha yakomeje amubwira ati, se ibyo bintu urimo uravuga urabizi neza, urakomeza uhamya ko atari umusazi umuntu wafashe umugabo w'inshuti ye akamwica ndetse akica n'inshuti yiwe? Ubwo ibyo bintu ni ibintu yagambiriye, sinzi impamvu ukomeza kumuhagararaho uvuga yuko atari ibintu yakoze abigambiriye ngo ni uburwayi. Umugore yakomeje amubwira ati, wowe ikibazo cyawe urashaka kurebera ikibazo kure, ntabwo ushaka kumva ibyo nkubwira kuko ninjye waganiriye nawe, reka nigendere nkureke. Naho filime yacu yarangiriye, kandi rwose murakoze kudukurikirana no kudukunda, muduhe like, comment, share na subscribe. Ubwo byabuze gica, murakoze.